ni z'urukozasoni muri iki gihugu nta wundi muntu urakora filime z'urukozasoni nkize guca ibintu wakina na porno ni umunyarwanda niwe munyarwanda wenyine widekara yavuga ko akina porno agashaka n'ibindi bikoresho byo gukoresha imibonano mpuzabitsina. Ladies and gentlemen, diaspora and local, ntibisanzwe nitwa Snow, ninjye w'iri zina ryahamye. Hano tugiye kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko mbere yuko twinjira mu izo ngingo zigiye zitandukanye, reka tubanze tubwire uyu mutumirwa wacu yibwire abadukurikiye. Ya amazina ni Gilbert ariko mu busesenguzi ni Gacha Honore. Gacha Honore urakaza neza kuri Snow TV. Uzajya uba umushyitsi wacu inshuro nyinshi abantu bazajya bakubona. Sinzi nimba uzajya wishimira kugaruka kuri Snow TV. Ya mu gihe cyose umukirira byemeye umuntu yaza nta kibazo kabisa munagareza igikwiye abanyarwanda. Hari ingingo tugiye kuganiraho rero. Iyi ngingo tugiye kuganiraho niyo uburaya ndetse n'ubusambanyi bukomeje gufata intera muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abantu bakomeje kubikunda cyane cyane, sinzi imari babibonyemo, by'umwihariko abakobwa bakiri batonya, usibye ko dusangamo n'abantu b'ababyeyi ndetse bitwa ko bihaye Imana. Nicyo kintu tugiye kugarukaho. So Gacha, mbere na mbere yuko twinjira mu izo ngingo tukazisesengura neza tukazumva, wabanza ukatubwira ubundi ibintu by'uburayi n'ubusambanyi wowe ku giti cyawe byumva ute? Uburaya cyangwa ubusambanyi ni mu gihe umuntu afata umwanya we akajya ahantu ari kumwe n'undi muntu kandi mu buryo butemewe n'amategeko. Urugero nko ku bantu b'abadamu bafite ingo bubatse, ugasanga afashe ubundi mugabo cyangwa ubundi musore bakajyana kuryamana ahandi hantu. Benshi harya bajya mu mibyuko cyangwa abifite bakajya mu mahoteli cyangwa mu maroji. Rero igihe unasanga harimo n'abandi batipe bigeze indaya, kubera yuko bajya bavuga ko nta mugabo ngo w'indaya ibaho niko kantu bitwaza bakajya gupfubura abandi bagore nyine tu. Akantu ko gupfubura, ako kantu ko gupfubura rero nje kera nari nkazi nko ku biryo byapfubye. Ubundi hari umugore upfuba? Ni mu gihe nyine cyose umugore aba adafite umugabo ngo cyangwa akaba afite umugabo ariko ngo ngatamugereza mu byishimo bye. Akantu ko kugeza mu byishimo, ako kantu rero njya nkumva ariko sinjya mbasha kugasobanukirwa. Ubundi mu byishimo by'umugore ni he? Aka kantu n'abagabo barakagira mu gihe cyose umuntu atanyuzwe mbese n'imvamutima ze, agomba gushaka uwundi muntu umufasha kugira ngo izo mvamutima zo afite zishiremo. Ibyo nibyo biri gutuma noneho urubyiruko rutari rwagira n'ingo narwo rujya gushaka ibyishimo rugakora uburaya, kugeza ubwo ngewe naguye ku kinyamakuru cyandikirwa hano mu Rwanda nkagwa ku inkuru yavugaga ku rutonde rw'abakobwa 10 b'indaya, ariko nge naje gutungurwa nuko nasanzeho n'abagore 2. Nyine ukuntu bimeze, urubyiruko rw'ubu ngubu nta kazi bafite kandi bajya bavuga ngo bihangira umurimo. Rero uri gusanga urubyiruko muri imisi ari ukugira ngo bandagare nta kazi bafite, bo bari kujya kwiyandagaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mu gushaka abantu b'abagabo kugira ngo baryamane babone amafaranga kwisi, kubona amavuta kugira ngo babone uduceri bafashe imiryango yabo baba basize ahantu mu giturage. Akenshi uzasanga umwana wese ujya gukora buriya mwuga w'uburaya awujyamo atari ubwa mbere abayeho nabi, ahubwo bajya ngo ashake kugira ngo ashake ubuzima bwiza. Hanyuma abagore bo bagenda muri izi ngeso z'uburaya ndetse n'ubusambanyi, kandi by'umwihariko bitwa ko ari abantu bihaye Imana, abapasiteri. Harya umugore wari pastorine, nge numiwe natangaye kabisa. Abo biba byagenze bite? Ni ka kantu navuze hejuru yuko ibyishimo bye cyangwa imvamutima ze umugabo yari afite ntabwo yashyikagayo. Rero iyo yagezeyo akabona undi muntu umugererayo, agomba guhorayo. Mfashaho kuri Mike gatonya ubundi ndebe urutonde, nikoze ku rutonde aho ruherereye. Ariko nyine hari n'akandi kantu uri kugenda ugasanga umwana w'umuhungu afashe ingeso mbi yo kujya mu bintu byo gupfubura. Kweri ugiye gupfubura ukiri umusore? Aha. Noneho rero tukigera ku rutonde ku mwanya wa 10 naje kuhasanga umugore, ariko n'abagore 2 nahasanze. Ndi kubona uwo bita Pastor Mutesi.
Pastor Mutesi muri iki gihugu abantu baramuzi, ni umugore wihaye Imana byatari, ariko nasanze ari kumwe n'uwo bita Asiya, ntago basigana. Noneho hari ikintu uzi kuri aba bagore mu mwuga wabo w'uburaya barimo barakora? Ibi ngibi ni ibintu biri kugenda biza muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, kubera yuko mbere ntago byabagaho, kubera yuko umukozi w'Imana ntago agomba kuza ngo ajye mu bakobanyi. Ubundi bajya bavuga yuko ibyakaze turekere kazera, ariko abangaba bo bamaje kubona yuko nibacuruza ibyabo mu gikari by'uburaya bwabo bizagenda bibazamurira igikundiro. Hari n'umunyamakuru ukora kuri 3D TV witwa Kamarade, we agenda agaragaza neza cyane yuko uyu mudamu Pastor Mutesi yuko rwose mbese bendaga kujyana ibyishimo byo kugenda baryamana. Pastor Mutesi rero icyantangaje nuko ubwe acuruza n'abagore bagenzi be. Yagiye gucuruza umugore wa Pastor Theogene hariho bita Asiya. We aho hari ikintu wabivugaho kugira ngo abanyarwanda bajye babasha gusobanukirwa kurushaho? Ubundi bajya bavuga yuko ihene bino izirika nziza mu gihe cyose nakomeza kugendana n'uyu mudamu, n'ubundi nawe azajya mu mwuga w'uburaya kandi azaba yibagiwe aho umugabo we yamusize. Kandi mu gihe cyose uyu Asiya agomba guhereza icyubahiro n'agaciro k'umugabo we yagiye asiga, kugira ngo ubuzima yamwubakiye butazagenda bwangirika. Kuko ibi bintu byo ku mihanda, iyo wagiye mu buraya, indaya irangwa no gukubitwa, indaya irangwa no gufungwa, indaya ituma n'umuryango iturukamo utakaza agaciro. Twari tumenyereye abantu bakuru bacuruza abakobwa bakiri batonya, ariko noneho byabaye agashya aho nasanze uyu mugore Pastor Mutesi acuruza n'abagore bakuze bagenzi be barimo Asiya. Noneho rero kuri uru rutonde natunguwe no kubahasanga bano bagore, ariko reka twikomereze turebe uko urutonde rukomeje kuba ruteye. Aho ngaho hari ku mwanya wa 10, twigire ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 rero kuri urutonde naje kuhasanga umuntu bita Ngwino Ndebe. Abantu baramuzi. Ngwino Ndebe yateje saga ndende, ateza saga ikomeye cyane. Hari umugabo umwe w'umunyamakuru ukomeye cyane ukorera igitangazamakuru kiremereye cyane muri iki gihugu, ntaravuga izina rye, ntekereza ko mwahise mumenya. Uyu mugabo yaje no kumuvunikiraho amaguru, aravunika umugabo, igisebo kiramwica, agera n'ubwo ahunga igihugu, asohoka mu gihugu ajya mu bwihisho, bitewe n'uno mugore bita Ngwino Ndebe. None kuri Ngwino Ndebe hari ikintu waba uziho? Uyu mudamu Ngwino Ndebe cyangwa uyu mukobwa Ngwino Ndebe, uyu ni umwe mu babyinnyi beza u Rwanda rufite. Uyu ni umukobwa uzi kubyina bya kinyarwanda neza mu muco, ariko mu itangazamakuru nakunze kugaragara cyane. Icyazweho ni uko yaje kufatwa ari kumwe n'uwitwa Sabe mu guhunga kwe, aza kuhuramo n'ibibazo aravunika. Bitari ibyo yaje kugaragaraho cyangwa kugaragazwa n'abandi bantu ko ari we wagiye usenya urugo rwa Dani Nanone. Uyu nguyu Ngwino Ndebe niwe mudamu cyangwa umukobwa wagerageje gusenya ingo z'ibyamamare hano mu Rwanda. Bivuze ko ari umugore w'indaya z'abasitari. Ubundi bajya bavuga yuko mu gihe cyose uri umusitari, hari abandi bantu bashaka kuzamuka, wanasanga ari hite bayishakira, kuko igitsina gore akenshi bakunze kwigaragaza mu buryo bwo bese kugaragara yuko mwaryamana kugira ngo ayamamare, kubera yuko saba bonyine na Yago Deponate bize kubaho, ugasanga hari umuntu wifuza ko amuzamukiraho kuko ngo bagiye bayigamana. Uyu mugore rero ngo abagabo bamugezeho bose ngo ntibajya bifuza ko batagaruka, ngo babashaka kugaruka, ngo bakunda nyine iyo bahageze bahita bashaka icyo bita nyongera, ngo bakunda inyongezo kuri uyu mugore. Sinzi ikintu kiri murimo kidasanzwe, sinzi niba hari ukuntu uri kubyumva nawe. Nyine ubundi bajya bavuga yuko iyo umuntu agufashe neza, iyo umuntu akwakiriye neza, ubundi akubwira ati uzagaruke. Iyo yagufashe neza washyika iwawe bikanga, byumvikana yuko ugomba gusubira ahandi bagufashe neza. Hari umugabo umwe watanze ubuhamya avuga ko umugabo umwe, ariko simuca ku ruhande, ni Dani Nanone, yavuze ko uno mugore agira ikibero cyiza cyane, ngo atarabona no ku mugore wiwe kabisa, ngo ari byo byatumye nawe Ngwino Ndebe amwigarurira, ariko afite n'uburanga buhebuje buyobya abagabo bamaje kugwiza amafaranga,
kandi uyu mugore nawe ngo ahantu hari ifaranga ntajya arikatira, ngo ifaranga rwose ngo ararireba akamenya aho riri, ngo nubwo iyo riri mu mufuka ritavuga, ariko we ngacisha rwose amaso ye mu nkuta z'imifuka akamenya aho ifaranga riri. Hanyuma rero ngo ku gice cyo mu majyepfo ngazi gukeyaringa abagabo. Ese uko gukeyaringa abagabo mu gice cy'amajyepfo hari icyo biziho? Oya, aho ngaho kuko bibera mu cyumba biba bigoye kuba umuntu yamenya ibiberayo, ariko amakuru ashikanze nuko bano bantu bose b'ibyamamare bo baba bifuza yuko amazina yabo bayarinda, ariko bikarangira yuko inshuti zabo za hafi amakuru yabo bashyize hanze. Rero icyo navuga kuri yino ngingo nuko mu gihe cyose umuntu ari hasi, mu gihe cyose umuntu ari hasi ari ku buriri biba byapfuye cyane pe, biba byapfuye. Niyo mpamvu ngira inama abo bantu b'ibyamamare mujye mumenya ahantu muri, mumenye n'abantu muri kumwe. Rero nyine tukomeze, sinzi ukuntu turi kwisanga aha hantu, ubundi ni gute twisanze aha hantu mu isi mu iterambere, ariko dutera imbere, hatera imbere ikintu bita uburaya n'ubusambanyi. Ariko noneho ikintangaza hano ni urubyiruko rw'abana bakiri batonya batari bagira ingo, usanga noneho imyanya y'ibanga yabo iri ku gasozi. Turaza kumirwa, abantu bari busoze kino kiganiro muraza kumirwa, ni ukuri kw'Imana ndababwiye. Ariko noneho twikomereze twigire ku mwanya wa munani turi kuhasanga umukobwa wamamaye muri sinema z'ubushizi bw'isoni ndetse n'ubushinzi, inshinzikazi kabombo muri sinema, ubasha kubikora akakitinga neza. Ariko natungwe no kumusanga ku rutonde rw'indaya ziba hano mu Rwanda. Kandi n'umukobwa rero bita Aisha akomeza agenda hostinga mu tubari tugiye dutandukanye, ari nako ngasharinga ubwiza bwe ngaba yambariyeho abagabo. Sinzi hano Gaca Honoré aratubwira ibirambuye kuri Aisha. Ubundi Aisha ari ikintu abantu batamenye, nuko buriya yasoje kaminuza, ikindi ni kwiganye n'uwitwa Patino. Kaminuza y'Uburaya? Oya, kaminuza zino zisanzwe, yiganye na Patino ku kigo kimwe. Ikindi niko yaje kuzamurwa na ba Nyakso. Ariko turi kuvuga ku Buraya, ku Buraya se? Kuvuga ku Buraya bwe uriya mukobwa nuko akunze kugaragara mu mavidewo y'indirimbo, kandi abakobwa bakunze kugaragara mu video y'indirimbo kugira ngo ugaragare nuko haba hari ibindi bibyo biba byabaye mu gikari bikomeye cyane pe. Fasha akamike turebe ko tubona undi muntu ukurikira. Ikindi umuntu yababwira kuri Aisha nuko ari umwe mu bakobwa bakunze kutumvikanwaho n'abandi bantu benshi, kubera yuko we abashaka kwigaragaza ari kumwe n'abatipe, siko abashaka kwigaragaza ari kumwe n'abagabo. Noneho ku mwanya wa 7 turi kuhasanga umukobwa mwiza cyane kabisa, hano muramuzi, ni umukobwa ugira nyinya, uturuka Musanze, bita Mutesi Jessica ngo yahoze ari indaya yo ku muhanda mu karere ka Musanze. Ahangaha ngo yaryamanaga n'abagabo byibuze 10 mu ijoro rimwe. Uyu mukobwa rero aza kwimukira i Kigali, sinzi nimba Gaca hari icyo umuziho we cyangwa mvuga ibirambuye ntacyo umuzi. Cyo umukobwa mujya mumenyaho ni kimwe nuko yazamukiye kuri TikTok, kandi ikindi akagira amatiku menshi. Yari umukobwa ubona afite amatiku menshi, atakana amatiku n'uburaya baragendana. Afite ubwiza n'uburanga byiza cyane ngo byahebuje abagabo, bituma abagabo bamurarikira cyane, bakamurarikira bakamushegera, ariko nawe akabakura ibyinyo cyane pe, bitewe n'ubwiza afite byo kuyabatwara byo pe yanayabajyana, kubera yuko muri iyi minsi nta kandi kazi urubyiruko rega rufite. Ariko ngo uriya mugore yanabyariye mu rugo iwabo cyane, amakuru yari ariko yabyaye. Kandi ikindi nuko buriya umuntu uko wese yabyaye iyo yifashe neza burya yanabona n'umugabo. Kandi ikindi kuba yarabyariye mu rugo si bivuze yuko yacitse intege zo gukora cyane, aracyahatana ngo arebe yuko ubuzima bwazagenda buba neza bw'umwana we pe. Nta gahunda afite yo kwifata neza muri Kigali, ngakomeje kuzenguruka abagabo asenya n'ingo z'abandi. Hari abagore benshi baza gutanga ubuhamya kamaje kubasenyera ingo, yigize indaya ruharwa, yigize umusambanyi ruharwa kabisa, ngo ngajya agenda atambaye n'ikariso yagiye gusambana. Oya, byo ni muri Kigali, ngo muri Kigali wishe muri Kigali
ni uko umukobwa we atazigera yambara ngo ikariso ngo iramushyuhira. Hari n'abandi bakobwa bagenda babigaragaza no mu bitangazamakuru, cyane ku bakunda gusoma ibitangazamakuru rwose. Kiriya kinyamakuru ngo ni inyarwanda.com kikunze kugaragaza mwene abo bakobwa. Jessica rero ashobora kuba watangiza ubushyuhe bwo mu maguru muri Kigali. Jessica nawe yakomeje kuba kasamutwe muri iyi Kigali. Jessica ibintu arimo arakora ntabwo twabishima, ariko reka twikomereze twereke kumutindaho. Mfasha Mike ukomeze ubabwire nimba hari ibindi uzi, turebe undi ukurikira ku rutonde. Rwose icyo namuvugaho ni uko ari umwe afite abantu bamukurikira benshi, kandi ikindi ni uko kuba umukobwa yakundwa muri iyi mihanda, ikindi ni uko rwose aba afite abantu benshi yanayobye. Ikiyobyabwenge gikurikiraho, gikurikiraho kimaze iminsi kiri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Kuri uru rutonde rw'ibiyobyabwenge rw'abantu b'indayi bakamejeje bafashe igitsina cyabo nk'ikiyobyabwenge kirenze, dusanze nimero ya 6 ari uwo bita Miki wa Regis, Miki wa Agapro, Miki sinzi asenyera abantu benshi bagiye batandukanye. Nawe ngo ni indayi, yakuze ari n'indayi kuva kera, ngo usibye ko bamufashe bakamwinjiza mu ruganda rwa sinema, naho ubundi umwuga we ngo wari uburayi. Hanyuma rero uratubwira ku burayi bwa Miki, ubusambanyi bwa Miki, nicyo ngicyo ugiye kutubwiraho. Ubundi Miki cyo nababwira cyo nuko afite umwana, kandi buriya kurera umwana uri wenyine biravuna. Biba ngombwa yuko ukora akazi kenshi. Yabaye umuhosta ahantu henshi, agiye akora ibintu by'ubuseriveri ahantu henshi. Kubw'umugisha we agenda ahura n'abantu rwose bamufata neza. Ariko ngo ni asambana na Regis, siwe gusa na Mitsutsu bari bagiye guteretana n'ubundi. Ni uguteretana, ni ugusambana. Ubundi uteretana n'umusambana. Wizirura ibintu abantu bateretana babenda gushyingirana. Muri iyi minsi ntabwo ariko bimeze. Oya, ku ndaya ho biba bitandukanye, indaya ziricuruza. Njyewe icyo nzi cyo ni ko abakobwa benshi bitwaza ako kantu. Rega nidagiye bati banzu nerete nyereke neza koko twabigeraho. Miki ntabwo yicuruza, aricuruza. Njyewe icyo mbiziho ni uko ari umwe mu bakobwa bakunze kugaragarana n'abagabo benshi. Ese ubundi buriya Miki afite ubwiza burangaza abagabo, ubundi bamukundira iki? Abagabo buri gihe igitsina gabo ukuntu bateye bo, mu gihe cyose babonye yuko wowe wamwakira kandi ukamufata neza, rwose nta kintu kirenze arusha abandi pe. Nta kintu kirenze arusha abandi. Reka twikomereze tujye ku rutonde, turebe tugeze ku mukobwa noneho we nakasamutwe. Uyu mukobwa iyo abura kuri uru rutonde nari kuva muri iki kiganiro. Umukobwa tugezeho bamwita Jackie w'Abanyarwanda. Ni Jackie wa Dumba. Jackie wa Dumba. Jackie wa Dumba nibwo bitabyumvikana neza cyane. Umutubuzi w'indaya. Ubundi ngo Dumba ni utubura indaya muri iki gihugu. Ubundi kubura umukobwa Dumba nakumenye ubwo nta kintu ubuze. Ngo yinaza indaya akazitubura, akazishyira mu irerero, akazikuza. Noneho rero tugeze ku ndaya yarezwe na Dumba yigishije uburaya. Iyi ndaya rero ikintu ngo cyatumye iza kuri urutonde nuko iyo abagabo bose majije guhura nabo nta n'umwe urayiheza, nta n'umwe urayishimisha. N'uwiherutse guhura nawe yagiye gushyingura impeta ye muri wese. Uyu mugore rero nako uyu mukobwa w'umugore Jackie we ubwe ni igishegabo cyakamejeje, ariko akaba indaya irusha izindi ndaya umuntu hano muri iki gihugu. Akaba n'indaya itarusha izindi ubwiza. We sinamwiza, sinzi icyo abakuruza, nawe arabyivugira ko atari mwiza, ariko abagabo bamushegera. Ariko icyo avuga cyo nuko ngo afite igitsina rwose ngo gifite uburanga bwiza cyane burangaza indaya. Abagabo ni indaya. Nta mugabo w'indaya ubaho. Nimba hari ikibiziho nawe kuri ibyo bintu ajya akora watubwira nta kibazo. Nyine Jackie iyo urebye inkomoko y'ibyo byose agenda akora n'ibintu byose agiye agaragaramo, nuko yakuze ari umwana w'ipapa k'imama. Nicyo cyatumye abindaya. Abana benshi bagirika muri ubwo buryo. Nimba umwana ava saa moya saa tanu akicyura, ntihagire ikintu umubyeyi abaza, uwo mwana agera runaka azagenda ahure n'abandi bagabo bamuhereza ibintu by'agaciro mu rugo batamuha, bizamukururizamo nyine kuba bamusambanya. Umwana nabyumva uyu munsi kuva ntaribi agatana ikibazo, ejo bakamukubita 20,000 akumva ntaribi, ejo azabikora nka business noneho umwinjiriza amafaranga yishakamo igisubizo nyine. Ase uburaya nabwo ni business buriya. Iriya ni business inahenze cyane, kubera yuko abantu benshi biyubaha
barishyura amafaranga afatika bakajya mu mahoteli, n'amahoteli menshi ahenda kubera uburaya. Uramutse ukoze poroje yo kubaka hoteli ugashyiramo indaya bita Jack, noneho ntabwo wahomba. Oya, si Jack wenyine, indaya zose na hoteli uzabaramo umukobwa mwiza kuri reception. Ariko nyine umwihariko kuri Jack we ni influencer. Uriya ni abungu basigaye gukora akazi k'ubuhosta nabyo arabivangavanga. Ni influencer, afite abantu benshi bamukurikira, afite ubwo n'abagabo benshi b'indayazi. Abagabo ngo bagenda ngo nta ndaya y'umugabo ibaho, nuko bo bivuga. None bari abakobwa barayana na bande? Indaya ni umugore. Indaya ni umugore. Ko bajya babivuga ariko hanyuma iyo ari umukobwa se we ntabwo aba ari indaya. Umukobwa avamo umugore. Umugore ariko ntavamo umukobwa. Ni ibintu bizwi. Ibyo nabyo birazwi. None rero Jack naje kumusanga kuri urutonde rwakozwe n'iki kinyamakuru, ariko ho icyo bagendeyeho bamushyira kuri urutonde nuko we yatanze n'ubuhamya, akavuga abagabo benshi batazi kurongora, akavuga abagabo benshi batazi gukora imibonano mpuzabitsina nawe bamugezeho bakamubihiriza, nawe akivugira ko rwose nta mugabo arabona, abagabo ari kubona araba amapantaro, bivuze ko n'uyu turi kumwe mu kiganiro uri kutubwira ashobora kuba ari umugabo w'ipantaro utereye aho ngaho ntacyo yishoboreye. Aramutse ageze kwa Jack bashobora kumukubita imihini, ariko uvuga kuriya nyine ushobora gusanga nawe mu mutwe we harimo zero. Hari abandi batajya babyemeranyaho bakavuga ati bano bakobwa ibintu bakora ni depression, baba bafite depression, ni ihungabana bitewe n'ibintu nyine bagiye bacamo. Bashobora kuba mwana atangiye, urugero n'abadukurikira harimo bagiye batetwa batangiye ku myaka 15 cyangwa 13. Nimba umwana atangiye gutetwa afite imyaka 13, dufatanye nka Jack nimba yatangiye gutetwa afite ku myaka ya 13, ubu ngubu akaba afite nka 25 cyangwa 30, urumva imyaka amaje kwangirika ku isi, ahura n'abagabo benshi ku myaka kahera ku myaka 13, amaze nk'imyaka 15 cyangwa 12 ari kumwe n'abagabo aryamana nabo. Okay, narebye kuri commentaires z'iki kinyamakuru kuri no nkuru bakoze, nsanga abantu bateye commentaire bavuga ko Jack yasambanye cyane kugeza ubwo arenza abagabo 100. Aya hari aho baba babeshye. Abagabo 100 sinzi nimba mufite icyo kintu. Aya hari ntago ari abagwiza pe, ntago ari abagwiza, kuko ubundi ni gute twisanze mu isi yaho umukobwa ahura n'abagabo 100 barenga 100. Impamvu akonyeka ko mu Rwanda n'umukobwa araguza abagabo 100, kuko impamvu kiliziya yakuyeho kirazira ababyeyi bagize. Ubundi ni gute twisanze mu isi y'abakobwa bahindutse ba Baltazar? Baltazar nje mbona ari igitekerezo. Ntabwo ari igitekerezo, si n'umugani. Kuko ibyo aba bakobwa bakora bifitanye isano n'ibyo Baltazar akora. Nyine Baltazar ni ishusho babitse umuntu usambanye. Ubundi ishusho ya Baltazar ahagarariye iki? Nta basambanye n'ubu. Abasambanye. Jack akora iki? Harasambana, akaba n'umuhosa ngo kandi 80% abahosa burya barasambana cyane. Niyo mpamvu ngewe ntazasambana, wenda nzasamba gusa. Oya, iyo usambye ugahora n'undi wasambye murasambana. Ngo nawe n'usambye ugahora n'undi wasambye muzasambana, ibyo ni urucaba. Siniyumvisha uburyo ki nshobora kuzahora n'umuntu wasambye tugasambana. Wapi? Ibyo bibaho cyane. Bibaho, nenzi ko gusamba akaba ari akantu keza, uramutse udahuye no musambana. Aya biragora ko wasamba gusa n'umuntu ngo no mwasambana, biba bigoye cyane man. Ariko none uyu mukobwa nyine we abafitemo n'ubugeni, ngafite ukuntu asambana mu bugeni. Abagabo batanze ubuhamya hano kugira ngo agere kuri urutonde, bavuga ko rwose ndaberekana poster. Nyuma yuko tubagejejeho uwa gatanu, tugiye mu myanya 4 ya mbere. Abantu bagiye kwisanga mu myanya 4 ya mbere bo bafite udushya twihariye bagiye bakora dutandukanye, kuko murabizi umuntu wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu n'uwa kane no mu ishuri muzi ko abo bantu babaga rwose barenze gushyika ku wa gatanu. Ariko noneho aba bantu bane bo bafite udushya twihariye. Umuntu wa kane bamwita Aliyakuru, ngira ngo muramuzi. Aliyakuru ntawuzi. Aliyakuru ni umuntu ukomeye cyane muri kino gihugu, ariko akenshi akunze kugaragara mu ndirimbo z'abahanzi, kandi ikindi akunze no gutega indege akajya mu bihugu by'Abarabu, akajya no muri Afurika y'Iburengerazuba cyane pe. Aliyakuru rero nawe ni umwe mu ndayi zikaze muri iki gihugu, indayi rwose itagihagararwa imbere n'undi muntu uwo ari we wese, ahubwo umuntu ufite ikofi iremereye niwe wegera iyi ndayi bagahura bagakora uburayi. Ariko iyi ndayi yo ibirambuye, reka Gaca Only atubwire ku birambuye bya Aliyakuru ku mwuga we w'uburayi.
uyu ni wa mudamu ukunze kuba muri Kigali babes, si ubazi se b'abadamu bakunzwe cyane, kandi nimba umuntu akunzwe agomba kujya mu bintu by'ibyumba kugira ngo ujye muri timu yabo nabyo biba bikomeye cyane pe. Ikintu cyatumye ngo yisanga kuri urutonde ari uwa 4 nuko yashinze n'umuryango w'indayi wa Kigali Boss Babies cyangwa se Kigali Ladies Baby. Aba ngo ni abagore yashyize hamwe kugira ngo bafatanye gukora umwuga w'uburayi bawubyaze amafaranga, aho bayoramo akayabo k'amamiliyoni bakajya kubaka ibikorwa remezo birimo nka etaje afite muri uno mujyi wa Kigali yakataraboneka yayikuye muri ibyo ngibyo. None ikindi cyatumye aza kuri urutonde ni umwe mu bakoze filime z'urukozasoni muri iki gihugu. Nta wundi muntu urakora filime z'urukozasoni nk'ize ziteye mu buryo bwa pornography. Sinzi amakuru arambuye, Gaca Only wakomeza ugasangiza abakurikiye Snow TV. Icyo nababwira cyo ni kimwe nuko we kugira ngo umenye uwo ari we uyu mudamu, nuko mu gihe cyose uri umugabo ufite amafaranga yawe uzamubona ngo ariko nimbuje nta dufaranga ufite duhagije arakubwira ati subirayo kuko n'ubundi ngo utwuje ufite ntabwo rwose ntacyo twamumarira. Za ufite amafaranga urugero nka ba Davido iyo baje hano mu Rwanda nibo bamwakira, ahura n'abastari n'ubundi indaya z'abastari zishaka kwishimisha. Oya kuba uri umuntu ufite amafaranga yawe iyo waba utazwi ariko ugaragara neza ushaka kwishimisha cyane n'ubundi pe, ngana kwereka n'abandi ngiyo uzanye ngiyo uje wenyine gakwereka no muri Kigali Boss Babies. Rega bakora nk'itimu, iyo uzanye timu nawe yakuzana timu, iyo uje wenyine agerageza kukwereka indi timu kugira ngo wenda ugire n'undi wareshya kugira ngo amafaranga yinjire. Ngari mu bafite ubwiza nabwo budasanzwe. Rega ubwiza nabirenze sava amaraso se amaraso asagiye mfite inyama nk'iz'abandi bose, ahubwo agera mu mihango nk'abandi cyane icyabarusha ni amareshya mugeni, azikureshya afite akarimi keza gakurura abagabo, akarimi keza kajyanye n'isura ye, afite na taye uriya mukobwa uriya rero bose bashize abakobwa bagiye gutora mu bamisi bibihe byose bibinyejana mu Rwanda yabaza amase, kandi nyasho urabiza abantu zivugisha. Iryo ni ryarari ry'abagabo nyine babagendererwaho, ariko mu gihe cyose wowe rwose ufite ayawe uragenda mukabonana cyane. Reka twikomereze tujye ku murigendi. Noneho tugeze ku murigendi, nubwo arimo arasaza. Nkivuga umurigendi mushobora kuba mwamenye yongeye kuvuga uwo ari we, ariko uyu mugore nawe yagaragaye mu ndirimbo ya Bruce Melody bita Akinyuma, ari kuzunguza igice cy'igituza cy'amabere ye, ari kugaragaza ibimenyetso by'ubusambanyi. Mu ndirimbo niyo role yaktinga, nubwo nyine yaktinga agakorera amafaranga, ariko biriya bintu ngo ni n'ibintu akora mu buzima busanzwe n'indayi, si no kuvuga ngo ni ibintu akora mu buzima busanzwe. Abantu benshi barabizi guturuka kwa Medisare, umugabo we babyaranye umwana wa mbere w'imfura. Ariko umuntu turi kumwe hano, reka dusesengurire birambuye ku mwuga w'uburayi bwa Shadia Shadibu. Ubundi ukuntu bimeze, uyu Shadibu ni umugore wa Medisare, bafitanye abana babiri. Ikindi nuko uyu nguyu ari umwe mu bantu bakunze kugaragara mu ndirimbo z'abanzi bantu benshi bo mu Rwanda, kandi nababwiye ngo kugira ngo ugaragare muri video y'umuntu nuko nawe ugomba kuba warakiyemeje. Nta mwana wo mu gikristo, nta mwana wo mu gipaseri ujya kugaragara muri video z'abandi bahanzi, kubera yuko bibera nyuma ya kamera birababaje. Nta mubyeyi uba wifuza yuko yagaragara rwose muri bino bintu. Twihuse cyane rero, uyu ni umurigendi muramuzi, we ni indaya nawe arabyemera. Ba Diamond yari amadolari yaba arayazi, kumurarana ijoro rimwe inote y'igihumbi cy'idolari. Reka twikomereze tujye ku ndaya yakamejeje ifite hiti hano muri iki gihugu. Umukobwa uri guca ibintu, noneho uyu mukobwa uri guca ibintu wakina na porno ni umunyarwanda, niwe munyarwanda wenyine widekara yavuga ko akina porno. Ese ntaravuga izina rye, ntaramureba ku rutonde, wamumenye gusa ubonye kandi wanda uri kwabaye mu bamisi, kuko nyeka yuko ari umwe mu bakobwa babaye muri Miss, ariko muri Miss yamaje kwigaragaza nk'indaya ku ahantu hose. Uyu mukobwa rero uburaya bwe yaburengeje igihugu, ajya no kubukorera mu mahanga. Uyu mukobwa akina pornography zimwinjiriza amafaranga, ndetse yigisha n'abandi bakobwa gukina pornography. Uyu mukobwa nawe akaba ari indaya yarezwe na Dumba. Dumba akomeje kwinaza indaya nyinshi cyane hano mu Rwanda. Umukobwa wese ushaka kuba indaya
ahamagara Dumba nyine agahita amupromotinga akamukorera akazi kose. Noneho tubwire ku bigwi by'uyu mukobwa mu buraya. uyu ni umukobwa ukunze nawe kugaragara no mu video z'indirimbo, ni umwacteur, ikindi akaba n'umuhosta w'utubari, ongeraho n'amafoto yambaye ubusa. ibyo byose byagiye bazamurira igikundiro n'abagabo, kandi ikindi mu gihe cyose ufite nawe ayawe aratega akajya hanze, cyane cyane mu Barabu, kubera yuko Abarabu ari bo bantu bafite amafaranga muri ino minsi. Ahubwo avuga ngo niho isi yose ihurira, hari imijyi ihurirwamo n'abanyamahanga bakeneye kwishimisha cyane mu Barabu, ariko ngo muri minsi biri kubagora nabo kari akantu ko kwifotoza amafoto umuntu yambaye ubusa karatwika, kuko hano muri Kigali abafotozi benshi bakubwira amabanga baba babikiye abakobwa bo muri ino Kigali. Ese kubera iki abakobwa bumva ko ikimero cyabo cyangwa se amatako yabo bumva ko ari ibitangaza bagomba gushyira hanze, ndetse n'amabere yabo bakumva ko ari ibintu by'ibitangaza bagomba kurocinga bakatwereka? Mu gihe cyose nta kazi ufite kazima gaciye mu mucyo, uzahimba kawe kari scam. Ni scam? Ni scam. Baraguskaminga kandi batanga serivisi y'igitsina. None se wowe uzabona ifoto igukurure ugende nushika usage ameze nka zombi cyane, uba wapfuye mu bwongo, wapfuye mu bwenge. Nukuvuga ngo hari ahantu habo hica umuntu mu bwenge cyane. Ubu nawe uhabonye wapfa mu bwenge. Asiye nyine n'abagabo bose, n'abagabo bose ntabwo nyine nuko amahirwe mfite nuko ntari umugabo. Ubwo uri umugore. Iyo nza kuba umugabo ubwo ngubu ari gukora bitandukanye n'abagabo nka Liliji. Twikomereza tujye ku mwanya wa mbere. Umuntu turi kubona ku mwanya wa mbere rero ni umukobwa hano, noneho ni igitangaza ibintu yakoze n'akasamutwe. Bamuzi ku izina rya Ishanga. Uyu mudamu cyangwa uyu mukobwa mu masegonda cyangwa mu munota tubwira Ishanga wari we. Ubundi uyu mudamu cyangwa usambanya akora, tubwire bwira abanyarwanda. Inkomoko ya nyabyo nuko n'ubundi yagaragaye mu gitaramo bari kumwe na The Ben akurura ku Ishanga, ariko biriya ni ibintu byaje nyuma yaho, kubera yuko ari amavideo menshi yagiye agaragara yikoza icupa mu gitsina. Dore rero kuri urutonde icyatumye ahiga abantu bose akabacaho kandi ari nyamuza vuba, nuko we yakoze imibonano mpuzabitsina kenshi akayikora, akabona abagabo ntibahagije, agashaka n'ibindi bikoresho byo gukoresha imibonano mpuzabitsina nabyo akabona rwose ntibihagije, akarinda ageraho afata icupa akarishingiza mu gitsina, akabona ko ari ryo rishobora kuba ishimisha mubiri yiwe. Noneho muri ino si afite agahigo, sinzi nimba mva icyo kintu. Ubundi ni gute twisanze ahantu umukobwa yikoresha icupa mu mwanya w'ibanga? Nyine nuko nta gihugu nta muco kigifite, uri kugenda utakara. Uyu mukobwa niwe uri gutuma igihugu gita umuco, cyangwa umukobwa niwe wataye umuco? Oya, igihugu nta muco kigifite bitewe n'abantu barimo. Ese uyu mwanya wa mbere urabona yarawukwiye cyangwa bamubereye? We na timu ye barawubereye, kuko nagakora ari wenyine. Ariko nawe yavuze ko yahishuye ubwino, avuga ko yarezwe n'umutinganyi bita DJ Brian, ariwe wamuhinduye iriya mpano tubona ikoresha icupa. Ubundi bajya bavuga ngo mu gihe cyose uri wenyine uzahura n'abandi bantu, ariko DJ Brian ngo yaba yaranaryamanye n'uriya mukobwa mu buryo bw'ubutinganyi. Sebe ntago bajya baryamana batinganye. Bakora ndi kubizirira nkabyita neza. Buriya ari ikintu abantu benshi bakunze gukora nk'ikosa. Biriya bintu birenze ukwemera. Birenze ukwemera. Biriya bintu byarenze ubwenge. Hari ababyise depression, hari ababyise ukundi, ariko nanjye ni ibintu nibwo bwa mbere nari mbibonye mu isi. Ubundi nari menyereye ibitangaza mu bazungu kuri bari hana ba Beyonce n'abandi, ariko kugeza ubu ngubu niwe wa mbere kuri ino si wakoresheje icupa kandi akarikoresha mu gihe kirekire. Berite agahinda pe, muri cyo kinyejana niwe muntu. Ubundi we sinzi nimba wumva icyo kintu. Sasa rero urutonde nuza kubona baribeshye, uraza kutubwira ati hari umuntu wabuzemo, ariko byagiye bica ahantu hatandukanye. So rero ibiganiro byacu nakagaruka ngereka mbabwire ngo reka twisoreze, ariko mbibutsa ko nukunda iki kiganiro wibuka gukora subscribe kuri Snow TV. Tuzagaruke ubutaha. Shout out.